Welcome back kuri Alta Talk uyu munsi. Turabashimira cyane ubwo mukomeza kudukurikira no commentinga no kutwereka ko mufashwa n'ibiganiro tugenda dukora uko icyumweru kigenda gishira. Uyu munsi rero dufite topic idasanzwe cyane. Yivuge byeri inzoga biya bashaka kugira ngo nyine bivuge kuri ibi bintu bavuze Kristo umuziki ukerewe babisabaga cyane ari bagareka buryo natagaze ugomba kuza haraka irita udatakoringa bubara tuvuze tuvuga ku nzoga urabona mu isi y'abakristo hari inzoga zivuga mu buryo butandukanye hari dini rimwe ry'abakristo bemera inzoga bazinywa bose n'abayobozi b'iryo dini bakanywa bari free. hari ahandi bibujijwe inzoga ari icyaha hari abandi bavuga ati ni kave gakeya kudejera n'ibiki ntabyo gusinda birimo. hari abandi bati ngo ari cyo Paul yabwiye Timotheo tugifata gakeya kugira ngo kwinde yabananiye. sinzi niba rero isi yose indazabona niba bose bararwaye mu ndazimbiri. So rero murumva ko inzoga ni topic rwose ivugwaho ibintu bitandukanye cyane cyane mu isi y'abakristo. Nubwo bwose Alta Talk atari y'abakristo gusa, ariko turashaka ko buri wese utwumva abasha kumenya uburyo ibijyanye n'inzoga n'icyo bibiri bivugaho, ndetse n'inama twagira baba bazinywa cyangwa batazinywa. ariko ntabwo tuyobora ngo batazinywa ariko tugiye kubiganiraho. ubwo namwe mube muri kuri clavier yanyu mwandika mutanga ibitekerezo byanyu ko mubyumva, hanyuma ibintu bikomeze. rero ni byinshi twavuga ku nzoga, ariko ikintu ndimo kwibaza kandi ni iki kintu gituma ubundi umuntu anywa inzoga? byinshi closer why kuki umuntu anywa inzoga? kucyumereyeho wenda ntabwo ugiye gushyira mu karubanda, ariko tubwire windi mpamvu. ikintu ngiye kimwe navuga abantu gituma umuntu anywa inzoga, yashaka kunywa inzoga, hari impamvu nyinshi. hari impamvu nyinshi ushobora kubiterwa n'inshuti, ushobora kubikora kubera mu rugo abakuze babibona babikora, ariko hari ikintu nyine kiba cyihishe inyuma cyo ndi gutekereza gituma n'izo nshuti zarabikoze no mu rugo, no kwenjoyinga. kuryoherwa. abantu benshi banywa inzoga kugira ngo benjoyinge. ari kubwira ati kukinywa jisi, kukinywa inshyushyu, kukinywa fanta, wamusubiza ngo iki karagasukari nyine kugira ngo enjoyinge ndyoherwa. n'umukuru ati rero abantu benshi nzi ko ari kwenjoyinga. inzoga nanjye nazinyweye igihe kinini kabisa. kimwe mu mpamvu, hari nyinshi ariko reka ngo kuri iyo ni uko yawe uri kwenjoyinga, having a fun. ntabwo wari kwimagina mwagiye nko kubyina kuri plage nka za citron. nushaka kuryoherwa cyane uri muri amasitro uri kuri plage, muri kuri beach ku mazi, ufite umutobe nibo yita imitobe. nyina numva ko ibyo bintu hari cyane, ari ikintu kiba kibuze. iyo feeling nibutse turi kuvuga ku muziki, by'umuziki hari feeling twe twayobeye ku describing. iyo ngiyo nayo mu nzoga twabaga dukurikiye tugiye ku enjoyinga, kugira ngo babyita nk'iki gihe vibe, tugire vibe ibintu. hari no kuntu iyo karukoro kamara gusipinga gukora ku bwonko, ari bwo noneho ujya ubona na mood abantu baba bafite mu kabari. hari impamvu nyinshi nk'uko Claude yaratangiye avuga. hari ubundi twirengagize ngo watangiye uzinywa gute cyangwa byagenze gute, impamvu iyo ari yo yose yakwijijemo. harabiterwa nk'uko yavuze na famiye. urakuri iwanyu ugasanga hari agacupa ka GNB kabaga karaho, ariyo breakfast, cyangwa ababyeyi bawe baryamye gahari, nawe ukaca umwana ugakubita mu kirahure ukamutabara. ariko igihe kiriravuga buriya agasembuye cyangwa alcohol hari ukuntu kongera ikintu bita confidence.
cyangwa boldness gushira amanga buriya umuntu ufitemo akantu kamaze kumugeramo uburyo ya approaching umukobwa n'umuntu uri muri amasitiro ntabwo ari kimwe ariko sitiro yagowe muri uzi ko umuntu amara gushyiramo ako gapresiyo cya cyongereza utinya kuvuga kiraza kuvuga icyongereza igifaransa cyane flowing ndarakara umuntu uri timide byaraza maze igihe akashyira mu nzamwera hehe naho nzavuga gutatekanye mu mwere mbere yo kugira ngo umuntu ajya guhura nabo cyangwa mbere y'uko muhura gatoya abizi ko nasomaho n'urugero ku buryo njye hari abo uzi neza iyo twajyaga guhura ntashyizemo akantu bambwiraga ati bahitaga bangurira bati tuziremo kaye iyo bonus yo kuvuga ihuye n'iyo enjoyment na confidence ugaflowinga nyine ituma wirekura ntabwo wifuza ntabwo ushyiramo ubwenge bwinshi hari n'ikintu numvise abantu bakunda gusangira nyine mu kabari n'ibiki ngo wumva ko ntabwo bashobora kukwizera bagutrustinga niba utaza ngo umwe usangire nabo ngo kandi ukabona niyo wabonye nibyo navuga kare niyo wabonye ubona ukuntu baba bishimye baganira story I think nicyo kintu gituma abantu bajya mu kabari cyane izo story enjoyment urarugwiro buriya abantu basangira nko barubivuze nta nubwo wowe iyo barimo utarimo urasangira nabo ni waba umwaje cyangwa fata buri iki usa ngaho hari ahantu ubarusha urimo urababwira muhemuretse gusina urabagora mu mutwe hari ubu utari kugera kuri yego ariko babageze nabo ntabwo baflowing nabo ntabwo bareka ngo birekure bataba kandi baragusinzira ngo baratangira kucisha bijisho kuko waba ari muzima njye niyo mpamvu iyo waretse inzoga abantu benshi mwabaga musangira muratandukanye obviously akenshi niko bigenda kubera ko iyo ubazamo utagira gute batangira kuvuga tuzana ubwenge bwinshi ugasanga rero bibaye ikibazo tuzana ubwenge bwinshi ikindi buriya inzoga na Bibiliya irabivuga mu isezerano rya kera niho Salomo yajyaga avuga ati inzoga muyihereza umuntu ufite ibibazo ayiwe abashe kuryama hanyuma ngo urabyuka ngo ibyo ngibyo ngo abyibagirwe by'akanya gato so ukuvuga ngo niba n'igihe Yesu yatubuye yahaye abantu vino agahinda kari kabishe vino bari babaye desperate muri ubukwe bw'abishe Mariya araza Yesu ati wabarebe mwami barebe abakubitiye vino yindi iryoshye ibyishimo enjoyment irasipinze kaba kazamuka batayavuga ati twaje mu bukwe batwakira rero izi karishye izi ifite quality bazizanye nyuma yarutaga iyo bahereye n'ubundi ahantu hose umushyitsi yagusuye ugerageza kuzana the best things ibyiza biza mbere yatinze ari ikintu ushaka usubiramo wari batangiye kuvuga kuri Salomo kuri boldness ni ukuvuga ngo niba inzoga yongera boldness ni ukuvuga ngo rero ni ya alcohol ni cya kintu kinjiye noneho mu bwenge gitangiye gushaka gukoresha noneho ibirenze ibyo utagombye gukora mu buryo buri normal bigenda gute rero iyo icyo kintu kinjira mu bitekerezo byawe kikakuzanira presiyo itari ihari alcohol urabona ku macupa urugero haba hariho volt kuba 5% 40% nkaza waragiye Uganda waragiye marikeri nyine bari muri 40 kuzamura buriya iyo unyweye izi byeri ushobora kuba imwe ebyiri eshatu ukirimeze neza nta kibazo ariko ugiye uteranya kante alcohol imaze kugera muri wowe buriya n'abapolisi bapima bagira ngo barebe niba koko kandi bashyiraho kugira ngo bavuge ngo warengeje igipimo bakagufunga ni ukuvuga ngo iyo hari ahantu ugera ukaba ikagera ku bwonko ni naho utangira urumva niho utangira gutekereza byihuse niho utangira gusubiza udabanje gutekereza cyane nyine ukareka kuba soba ni ukuvuga ya sobaness yawe iracika hari control
niba umuntu andakaje hari ukuntu ndi buze kubanza kuyakitinga nimubwira nabi nkimusubiza gutya arabifata we so inzoga rero yaza ako gakontorore kakajegeza yagukubita ugasubiza nyine ijambo ukamusubiza so ngaho niho dutangira kubona noneho ibibazo cyangwa se imyitwarire itariyo iterwa n'uko inzoga atangiye kuzinywa wenda bitangiye ari enjoyment barishimya bikaganira aho ngaho kubera ko n'ubundi rega you worry umuntu ahangayika kuko yatekereje ko icyo kintu kiri kumuhangayikisha so iyo nzoga bibavuze icyo cyanditswe mpita mvuga ati ko soroma buriya umara kuyinywa ikajya muri bwonko wawe bwo mu mutima kandi buriya no kuvuga ngo kwishima bituruka mu mutima n'agaturuka mu mutwe no kuvuga yo imara isa nk'iyo ikora mu bwonko ikibagirwa tubaza noneho ibyishimo wari wabuze bikagaruka ugasanga rero wine ibaza kuri ibibazo wine okay no wavuze enjoyment ariko se umuntu wese ushaka kwinjoyinga nongo abantu bose bajya kunywa inzoga kubera kwinjoyinga biranga twabivuzemo ashobora kuba ari ibibazo ashobora kuba ari mu rugo yicaye afite ibibazo byinshi afite amaproje menshi afite ibintu noneho kugira ngo areke gukomeza kubitekereza akagenda kidroga nko kwidroga buriya inzoga niyo mpamvu bazishyira sometimes bakazishyira muri droge ukuvuga ngo iyo umaze kwidroga ntubugikeyaringa ntabwo ugikeyaringa ku bibazo byinshi muri ako kanya hari ibintu bibagiwe nubwo wenda byongera kugaruka iyo ya alcohol igushizemo so hari ikintu bita no kuba lonely cyangwa kuba uri alone iyo ugiye uri umuntu yasinze ariganiriza nagumva banywera umujyi bakubwira bati wanjye iyo yarunyweye abarimo ariganiriza harugira inzoga rero sometimes hari ahantu ugera ukagera aho ngaho ukumva ibibazo wapi icyo kintu Chris ari kuvuga abantu the majority abantu utagiye kwenjoyinga inzoga babikora nk'ubuhungiro nk'ikintu bahungiraho abantu benshi taking drugs uyu munsi nuko ari cyo kintu baba bahungira ni nk'ubuhungiro abantu benshi bavuze urumogi inzoga nashwanye n'umugore mu rugo let me take something cleaning up mind ndi lonely mu rugo nta muntu nyumva let me take something ibyo bintu biveho ugasanga n'ubuhungiro abantu the majority mpamya ko ubwo inzoga drugs abagabo kenshi biba umuntu buhungiro mu bibazo biba mu rugo abagabo n'abagore akenshi buriya abagabo inzoga yafitanye ikibazo n'umugore ari igihe ava ku kazi aho kugira ngo ajye mu rugo wenda abagore bukina abagabo babo bahita ho kugira ngo ngende wa mugore asangirize ya magambo yereka ntinde mu kabari ninywere n'injyayo ararimbwira ntago biri bugireho effect ibyo ari bumbwire gasa nanjye nifitiye mood yanjye bica binyura ahangaha ntago biba bigifata so ntago bigifata neza cyangwa kimwe n'uko ushobora kubimubwira nkuko yagenda akanywa yazayamubwira akareactinga nawe akamukubita kuko igukoresha ibintu akenshi na kenshi ya boldness uvugaga ati we vipi ugasanga rero aramukarumye usanga ni inzira imwe n'ubuhungiro nkuko ni inzira imwe na rimwe abantu bakoresha bagira ngo escaping ibibazo bagira ngo bareke gufacing ibintu bimwe na bimwe kandi routine ni uburyo ngo kuva gusohoka gato muri reality kambe sohotsemo gato kuko ikamubwira ibibazo ni byinshi ari naho hano addiction iva rero naho addiction ita kuba chronic kuko uvuyemo gake bya bibazo nibirangiye mu gitondo no basoba irongera usubire witongera usubizemo alcohol every day kuko reka mabwira ubona ibi turi kuvuga ni reality hari umuntu ushobora kuba udukurikiye ari izo mpamvu nyine zituma nk'izo kandi ibibazo birahari iyo urebye isi ibintu byuzuyeho ibibazo guhemuka ubukene buhari nta kintu gihari cyatangira umuntu cyabuze umuntu kujya buri wese aba ashakisha ahantu yakwiscaping urabona nk'uko umuntu ajya kunywa inzoga byane bavuga ngo ufite inyota kabisa ngiye kunywa icyaka ibiti inyota ni icyaka ufite icyaka kabisa buriya niko n'umutima w'umuntu ugira icyaka none ikibazo kibaho nuko inyota yo mu mutima
icyaka cyo mu mutima. Icyaka cyo mu mutima tuba dushaka kukikuzaho inzoga kandi yo ari iy'umubiri. Urumva? So niba mfite ibibazo mu rugo, mfite ibibazo by'ubuzima, ndashaka ko inzoga ninzinywa zirenge mu maraso, zinjire mu mutima, zijye mu bitekerezo ngo bikanga. Icyo bikora ahubwo iyo bizimaze kuba nyinshi ziratwikira gusa muri ako kanya, ukamara agahe gato utabitekereza, ariko ibibazo birahari. Urumva ko ndashaka ko noneho yo nkuko turimo turavuga nk'abakristo, umubyeyi kutwororera kwita tuza tubwira abantu uti fureke inzoga cyangwa se intambwe 5 zo kureka inzoga, tukibagiza ko tuba mu isi imeze nk'iyo ngonye ujya guhungira muri kuko that's the reality. Kubona nk'abantu bari depressed, nk'abantu bari bahuye n'ibibazo bitandukanye byo mu buzima, there's no other way. Nta kindi kintu tubona mu isi kitubwira ngo ndakora ABC ibibazo bite bigenda. Urumva? So niba mundi bwirukanyire ku kintu kiri bunyibagize, twavuze inzoga ariko twavuze izindi drugs zitandukanye zita umuntu. So ni gute rero umuntu atangira kuba addicted? Urumva? None bikagera aho ngaho inzoga zirenga icyaka, zikarenga enjoyment, zikarenga ariko nigezatsa urabivuze bitenekereza ukuntu muri Bible batavuga urumogi cyo kintu gihambaye cyangwa kokayine. Bajya bavuga kokayine ni cyaha cyangwa ibintu bireze, ariko impamvu turimo turavuga ku nzoga nuko inzoga iri mentioned muri Bible, bayivugaho tugenda tuyibonamo inshuro nyinshi. Niyo mpamvu turimo I think ko ibindi byose byaje byubakira ni ya pressure ngira ngo niyo bagiye bashaka mu bundi bagiye baba creative bazagira ngo idahagije. Twavuye kuri buto tukajya kuri screen aravuze ati reka rero dushaka izindi form zo kwinjiza mu bantu kuba ari amazi bikabitubyo ko bari kindi. So warubajije ngo ya addiction izagutera umuntu akageraho adashobora kubaho